ku isabukuru y'amavuko y'umukunzi we yarateruye agira ati ntabwo uri umukunzi wanjye gusa ahubwo uri inshuti magara nagize ikomeye kuva nabaho kukugira nicyo kintu cyiza cyambayeho kuva navuka uyu munsi wavukiyeho nkwifurije kugira umunsi mwiza ugire umunsi mwiza cyane ndagukunda misi wanjye. Aya ni amagambo umunyezamu Kimenyi Yves yandikiye umukunzi we Muyango Claudine amwifuriza isabukuru nziza. Nibyo koko umugore mwiza atuma wishima naho umugore mubi akugira umufilozofe w'umusazi. Aya ni amagambo y'umuhanga Socrate. Naho kandi ujye wibuka ko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Amagambo yanditse muri Bibiliya. Naho abanyarwanda baravuze bati ukurusha umugore akurusha urugo. Amagambo menshi asobanura umugore mwiza ntiwayavuga ngo yarangize, cyane ko umugore mwiza aho yaba ari hose ibikorwa bye bimuranga, ntibigusaba ubwenge bwinshi ngo ubashe kumubona. Nawe kandi ushobora kuba ufite ukubona cyangwa ufata umugore mwiza ni muntu ki kuri wowe utubwire. Urukundo ni rwiza cyane, bajya bavuga ko ari ijuru rito iyo wabonye uwo muhuza mugafatanya muri byose, ukavuga akakumva nawe akavuga ukamwumva, nta biryoha nkabyo. Hari abo urukundo rurenga bakagaba ibyo badafite, yego urwo ni urukundo. Hari nabo birenga bakavuga amagambo akomeye, narwo ni urukundo. Reka tuvuge ku rukundo. Kimenyi Yves wavutse ku ya 13 z'ukwa cyenda mu 1992 yabaye umuzamu w'amakipe atandukanye hano mu Rwanda harimo n'ikipe y'igihugu Amavubi. Yagiye agaragara nk'umuzamu ukomeye bigaragazwa n'amakipe akomeye yakiniye. Mu rugendo rwe rw'umupira w'amaguru wamugize ikimenya bose, ariko nk'uko mubizi mwese umuntu agira ibihe byiza bibisikana n'ibihe bibi nk'uko byagenze kuri we. Reka tuvuge ku rukundo rwe na Muyango tutitaye ku bandi bakundanye mbere. Kimenyi wabaye iciro ry'umugani nyuma y'uko hagiye amafoto hanze y'uyu muzamu amugaragaza yambaye nk'uko yavutse. Abantu benshi bakamwifatira ku gahanga, mbese ijuru ryasaga nk'aho rimuguyeho. Ariko nk'umugabo ufite umutima ukomeye ntibyamubujije kujya gukina umukino ufatwa nk'uwa mbere hano mu Rwanda, Rayon Sport na APR FC. Mu ndirimbo nyinshi z'abafana ba Rayon bamusererezaga bikomeye. Yarihanganye akina uwo mukino wari wahuruje imbaga irimo n'umukunzi we w'ahazaza Miss Muyango wari waje kwirebera uwo musore uri kuvugwa ahantu hose, mbese wabaye iciro ry'umugani akayamvugo y'Abanyarwanda. Uzumva kenshi bamwita Miss Muyango, ariko amazina ye ni Uwase Muyango Claudine wabaye Miss uberwa n'amafoto, Miss Photogenique mu mwaka wa 2019 mu marushanwa y'ubwiza ya Miss Rwanda. Muyango avuga ko yabonye Kimenyi bwa mbere ubwo yajyaga kuri stade kureba umukino wahuzaga Rayon na APR Kimenyi yakinagamo. Naho Kimenyi nawe aza guhuzwa na Muyango na mubyara we wari inshuti na Muyango, nyuma bakajya bavugana kuri telefone bisanzwe nta rukundo rurimo. Gusa bakabikora kenshi mu kiganiro n'itangazamakuru. Muyango yavuze ko bavuganaga kenshi ariko bakabikora cyane ku isaha y'isa 9 z'ijoro bibukiranya gusenga, ari nacyo ahanini cyabahuje. Akomeza avuga ko bari inshuti gusa nta kindi kibyihishe inyuma. Uko baje guhura bwa mbere, Muyango avuga ko bahuriye mu birori by'isabukuru. Muyango yari yitabiriye, naho Kimenyi akamucaho aje kumuramutsa ariko agahita akomeza atambaza umwanya. Muyango avuga ko uko bakomezaga bavugana cyane bandikirana kuri WhatsApp n'ahandi hari byo byatumye bisanga mu rukundo, ariko nawe ubwe atazi uko byatangiye. Urukundo rw'aba bombi rwageze aho rurenga ubucuti busanzwe. Kuva mu mwaka wa 2020 biyemeza kubana mu nzu imwe. Nubwo babanaga mu nzu imwe, ariko ku wa 28 Gashyantare 2021 Kimenyi yiyemeje gutera ivi yambika impeta ya fiançailles Muyango amusaba kumubera umufasha, undi ntiyazuyaza arabyemera. Wari umunsi udasanzwe kuri uyu mukobwa uberwa n'amafoto kurusha abandi, Miss Photogenique, bikaba urwibutso rudasaza kuri Kimenyi wari wiyemeje kuva mu busiribateri. Muri Nyakanga 2021 hagiye hanze amashusho agaragaza ko Muyango atwite, ndetse ku wa 21 Kanama 2021 bibarutse imfura y'umuhungu bamwita Kimenyi Miguel Yanis. Tariki 16 Ukuboza 2023 Muyango yakoze ibirori byo gusezera ku rungano, bridal shower, yahuriyemo n'abakobwa n'abagore b'inshuti ze barimo DJ Brian n'abandi.
Muri ibi birori Muyango Claudine yasomye ubutumwa yandikiwe na Kimenyi Yves agira ati warakoze cyane mukundwa ku myaka yose ishize, uri umugore mwiza ntigeze ndota ko nzagira, simbasha kwihanganira uriya munsi ukomeye, ndagukunda, umunsi mwiza. Aba bombi basezeranye imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Nyarugenge ku ya 4 Mutarama 2024. Kimenyi Yves yaherekejwe n'abarimo mushiki we, umubyeyi we, inshuti nabo bakinana muri AS Kigali. Muyango Claudine na Kimenyi Yves ubwo binjiraga mu cyumba basezeraniyemo bahawe impundu n'amashyi y'urufaya n'ababyeyi babaherekeje bari buzuye umunezero. Kimenyi na Muyango bamaranye imyaka irenga 5 mu buryohe bw'urukundo biyemeje kurushinga imbere y'Imana n'abantu tariki ya 6 Mutarama 2024. Hari byinshi abakundana mushobora kwigira kuri iyi couple y'abastar iri mu zikunzwe cyane hano mu Rwanda. Icya mbere twavuga no kwemera kubana n'umuntu ukunda mu bibi no mu byiza ugakomeza umutsi. Kwihanganira ukunda mu bihe byose byaba ibibi cyangwa ibyiza ni ikintu kiruta ibindi byose mu rukundo. Muyango yinjiye mu rukundo na Kimenyi hashize amezi make uyu mukinnyi avuga ubutitsa mu itangazamakuru, benshi bakibitsa ibye. Umwaka wa 2019 umwaka utazibagirana mu rugendo rw'uyu mukinnyi Kimenyi wabaye iciro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga, yaravuzwe karahava. Yavugwaga biturutse ku mashusho yasohotse yamugaragaza yambaye ubusa igitsina cye kigaragara. Iyi video yageze mu maboko ya benshi, bamwe baramunenga, abandi bavuga ko ari agatsiko k'abantu runaka bari bagamije kumusebya. Basohora amashusho bigaragara ko yafashwe ubwo yaganiraga n'undi muntu hifashishijwe ikoranabuhanga. Mu ba mbere baketswe bakoze ibi harimo Dididor bakundanaga, gusa uyu mukobwa yanditse kuri stati ya WhatsApp ahakana ko atari we wabikoze. Mu magambo ye yagize ati muraho, mfashe uyu mwanya ngo nsobanure ibyo abantu bari kumvugaho, ngo ninjye wasakaje amashusho ya Kimenyi Yves, sibyo, ni ikinyoma cyambaye ubusa, no gushaka kumparabika. Benshi muri mwe uko mwabibonye nanjye niko nabibonye, urujijo bamwe mufite nanjye nirwo mfite, kandi uko nteye ntabwo nagira umutima nk'uwo muri kunyambika. Uyu mukobwa yavuze ko nubwo yatandukanye na Kimenyi ariko atamukorera ibintu nka biriya. Byari ibihe bitoroshye kandi bikomeye kuri Muyango kwinjira mu rukundo n'umusore wari umaze igihe gito ari igitaramo mu itangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga no mu biganiro by'abahurira ku gasima. Byamusabye umutima ukomeye wo kubasha gutera intambwe ishinguye mu rukundo, yemera kunamba ku mutima we wihebeye. Muyango yagaragaje ko ashobora kwihanganira ibyavugwaga kuri Kimenyi, yemera gukundana nawe. None dore imyaka ibaye uruhuri. Si ibyo gusa wakwigira kuri aba bombi, icya kabiri twavuga ni ugushyigikira mugenzi wawe kuri buri ntambwe yose ateye. Kuva Muyango yakwinjira mu rukundo na Kimenyi, yabonye ibiraka bitandukanye byiyongera ku byo yari asanzwe afite byo kwamamaza ibigo by'ubucuruzi bitandukanye. N'akazi yabonye akesha kuba atajya yicisha irungo abamukurikira ku mbuga, cyane cyane urubuga rwa Instagram, yerekaniraho amafoto y'ubuzima bwe bw'ako kanya, amashusho amugaragaza abyina indirimbo z'abahanzi n'ibindi. Buri ntambwe yose uyu mukobwa ateye mu buzima, umukunzi we Kimenyi agaragaza ko amushyigikiye, akaba mu ba mbere bakanda like ndetse anarenzaho ubutumwa bugaragaza ko amwishimiye cyane. Ibi byose bigaragaza ko mu rukundo bisaba gushyigikirana. Icyo mugenzi wawe agezeho ukagaragaza ko ukishimiye ndetse ukamufasha kugikora neza. Ikintu cya gatatu mwebwe mukundana mwakwigira kuri iyi couple ni ukujya mu rukundo ufite intego ihamye yo gushinga urugo. Kimenyi yakundanye na Muyango bafite intego yo kuzarushinga nk'umugabo n'umugore mu buryo bwemewe n'amategeko, none dore koko babigezeho. Icya kane kandi ni ingenzi cyane, ujye uhora wibutsa mugenzi wawe ko umukunda. Ni ijambo ryoroshye kurivuga, n'ubu wumviye inkuru wabwira umukunzi wawe ko umukunda, ariko rihabwa agaciro bitewe n'igihe urivugiye n'uribwiye. Hari igihe umuntu aba mu nkundo zitandukanye ntahirwe ku buryo muri we akubwira ko yarambiwe kumva ijambo ndagukunda, ndetse ko ushatse kurimubwira byaba byiza bigumanye. Muri Nzeri 2019 Kimenyi yahamirije Muyango ko amukunda ndetse ko atitaye ku nshuro ahora bimubwira. Bijya bibaho ko ushobora gutekereza ko ubwo wabimubwiye ejo uyu munsi utabikora, siko biri. Kimenyi yanditse avuga ati sinitaye ku nshuro mvuga ko ngukunda, ngukunda birenze uko mbivuga. Muyango nawe amusubiza agira ati
nanjye ngukunda uko uri si yanjye. Iri ni ijambo ryiza ku bakundana ndetse rinagira agaciro kisumbuyeho iyo uwo mukundana arikubwira mu ruhame nk'uko Kimenyi na Muyango babigenza, ku buryo n'uwaba atekereza ko batabanye neza yahita abiboneraho. Icya gatanu ni uguhora uzirikana ku minsi ikomeye mu buzima bwe n'impano yo kumuha. Nta muntu mu buzima udashimishwa no kugira umuntu umwitaho, uzi ibyo akunda, ibyo yanga, ibimushimisha n'ibindi biri mu nkingi z'ubuzima bwe. Buri wese agira umunsi udasanzwe mu buzima bwe azirikana, ku buryo iyo ugeze aba yiyumva ukundi kuntu. Umunsi w'isabukuru y'amavuko niwo benshi bakunda kuzirikana. Uyu munsi uba udasanzwe yaba kuri Muyango no kuri Kimenyi. Ni umunsi boherezanyaho ubutumwa buherekejwe n'amasezerano akomeye, ibyiyumviro, ibyo amwifuriza, impano zirimo nk'indabyo, kekisi n'ibindi bisiga urwibutso hagati yabo. Muyango ajya acishamo akanategurira ibirori Kimenyi byo kumwifuriza isabukuru nziza imbere y'imbaga, kandi na Kimenyi ni uko abigenza. Isabukuru y'amavuko yateguwe n'umukunzi isiga ikimenyetso kidasaza mu rukundo rwa nyuma, igasiga urwo mukundana rwikubye. Ngaya nguko reka dusoreza aha iby'iyi couple mukunda muri benshi. Cyo nawe twakwifuriza ni ukuzagira uwo muhuza nk'aba bombi mukagera kure. Imana ibarinde. Njye ndi Malayika. Ciao, shalom.